umudiyakoni yandogeye mu mazi. Mwene data, aya mazi abantu benshi banywa bari mu rusengero, ndagira nkubwire ngo benshi mujye mubanza muyasengere, kuko Imana yanyeretse ikintu gikomeye. Ndashaka kubereka, nzanye iri cupa, aha hari kirida nifashishije mbereka ukuntu umudiyakoni yabiteguye, wari ushaka kunyica ndi mu giterane muri Uganda. Kwa kundi bazana amazi turi mu biterane, barayazana nko kureba iri cupa, noneho nari ngiye kuyanywa ndi ku ruhimbi, ijwi ry'Imana rirambwira ngo mwana wanjye, ayo mazi bayaroze, kandi amazi yari afunze neza. Nakora hano gutya, murabizi kaba gafunze cyane, ngashaka aho amazi bayaroze anyuze nkayobegwa. Imana irambwira ngo reba munsi y'icupa. Nitegereje munsi y'icupa, Imana irambwira ngo bafashe urushinge, kano karagereranya nk'urushinge. Bafashe urushinge, barangije basiga amarozi kuri uyu mutwe urushinge, barangije bacomeka hano gutya munsi. Bwa burozi bwose burazamuka bujya muri rya cupa, arangije kagashinga gakurayo, ku buryo udashobora kubona ikintu yakoresheje. Ngiye kuyanywa, Imana irambwira ngo ayo mazi bayaroze. Nsutse hasi mu kibuga, twari mu kibuga, nsutse hasi mu kibuga, umucaca wose wari uhari, ugira ngo na aside yari irimo urasha. Imana irambwira ngo ndakurokoye. Mwene data, reka nkubwire, hari igihe utekereza ngo ubundi ko senga nk'abantu n'abanyamasengesho, umuntu ndoga nindi. Wasanga umuntu ukuroga muri kumwe. Umuntu ukuroga ni umuntu ukuzi neza, ni umuntu ukuri hafi, kuko umuntu wari ukoze ibyo ngibyo ni mu badiyakoni, babandi basenze, babandi berekwa, babandi bahanura. Anjijije iki? Yarangije ngo ko ni umukozi w'Imana, nuzura umwuka wera. Reka nigeze nsengera umugore Abanyagatare, nimukurikirana mu mavideo aho kuri YouTube muramubona. Uyu mugore nasengeye yari afite amarozi mu nda ye, yari yarabuze urubyaro. Iyo yahuraga n'umugabo, intozi zabaga mu nda ye zikamira intangangabo. Imana irambwira ngo musengere. Ndamusengera, araziruka. Amare kuziruka, abo bari kumwe baranezerwa bati yo, kumbe wari upfuye, Imana irakwibutse, Imana iragutabaye. Baranezerwa. Kumbe ntamenye ko abo bamuri iruhande ari bo babikora. Mu izina rya Yesu Kristo, nkwatuyeho inshuti z'umugisha, pana inshuti z'indyarya zikugirira ishari. Bari bamufitiye ijari ngo kuko yashatse neza. Imana igukureho abanyeshari mu izina rya Yesu. Umugore aragiye ngo agere mu rugo, ba bagore twari kumwe mu rusengero buzinduka mu gitondo bamuzanira igikoma ngo bari kumwondora. Kumbe igikoma bazanye nene kirimo uburozi bw'isimusiga. Araza arakinywa. Yo, nyuma y'iminsi 2 umudamu yari yatashe ari gushima Imana, abwira Imana ngo wankijije. Nyuma y'iminsi 2 umugore yarongeye aragwara, araribwa, yenda gupfa. Turimo turamusengera Imana, Imana bari bwiza kuduhishurira. Mwene data unkurikiranye, Imana igukureho abanyeshari, Imana igukureho indyarya, Imana igukureho amaboko y'abarozi. Bibiliya iravuga ngo ntukemere ko umurozi kazabaho. Kuva uyu munsi hari ibintu 2 tugiye gusengera. Umurozi wose ukuroga akizwe, niba adakijijwe apfe, kuko Bibiliya iravuga ngo ntikemere ko umurozi kaza abaho. Umuturanyi wawe w'umurozi, Imana imwimure, mitamwimura apfe, kuko ayo wasenze arahagije. Nta mpamvu yo kwimuka umurozi, akwimuka uhereye uyu munsi. Imbaraga zose z'abarozi zigira imbaraga nkeya ku buzima bwawe. Imbaraga z'amaboko y'abarozi ntizigire agaciro, ntizigire ireme ku buzima bwawe. Nkwatuyeho imbaraga z'umwuka wera. Imana ikugotesha igicaniro cy'umuriro. Umurozi najya kuroga ntazajya gufatisha, ntagafatisha abana bawe, ntagafatisha umugabo wawe, ntagafatisha umugore wawe. Kuva uyu mwanya umuryango wawe mu izina rya Yesu Kristo, aho uvukagera ngukotesheje amaraso ya Yesu Kristo, ari atwikira umuryango wawe, kugira ngo abarozi batagira ijambo ku muryango wawe. Buri murozi wakuroze mu izina rya Yesu Kristo wanesheje,
ave ku buzima bwawe. Icya mbere, uhora urwaye umutwe, wagiye kwa muganga wanyoye ibinini ariko umutwe wanze gukira. Icya kabiri, uribwa amaguru ukumva ibintu birijagatamo, shintozi zirimo ziragenda mu mubiri wawe, ukumva amaguru arimo arakamo umuriro. Warivuje ntaho utageze, byaranze. Wumva mu nda yawe hahoramo umuriro, ku gifu cyawe uburibwe bukakurya buteye ubwoba. Warivuje ntaho utageze, ngiye kugusengera Imana igukureho izo mbaraga. Uwo mugongo wawe ufite ikibazo, nturyama, niyo uryamye ugira ngo ni inkota barimo barasogota muri uwo mugongo wawe. Le malasi beleko de vaiboni yada. Abarozi bakuraraho bakoherereza imbaraga mbi, ukarota uri wanyu mu cyaro aho uvuka, ukarota ukiri mu bantu bapfuye, ukarota iwanyu mu cyaro urimo urahinga, ukarota iwanyu mu cyaro urimo gukora ibintu bidasobanutse. Imana igukureho abo ni abarozi. Mu minsi yashize Imana yanyigishije ku murozi. Mwene data, nubona ipusi mu rugo rwawe, jya usenga menshi, jya usenga menshi, kuko ipusi iziramo abarozi. Nabonye abarozi bazira mu ipusi. Senga. Nirukanamo umuntu ukabona ipusi igahinduka umuntu, Imana ikura amapusi ararabwejuru iwawe, araravuza urusaku mu rugo rwawe. Imana ikuremo ayo mapusi. Nubona ipusi mu rugo iwawe, senga mu buryo butoroshe, kubera ko ipusi nimwe abarozi akenshi bakunda kunyura. Ubwo navugaga izina rya Yesu mbona ipusi, nabonye umuntu mu nzozi ahinduka ipusi. Ndasenga nkabona ipusi ntihinduka. Ubwo navugaga izina rya Yesu, ariko reka mbabwire, izina rya Yesu riraryoha. Izina rya Yesu jya urivuga kenshi, rizagutabara. Ubwo navugaga mu izina rya Yesu, ya pusi yahindutse umuntu w'umusaza warogaga umwana w'umukobwa. Wa musaza aravuga ati ndagiye. Imana igukureho amaboko y'abarozi. Nari nkuzaniye iki kiganiro nkubwira ngo ikintu cyose cyazitiriye umugisha wawe, hari igihe hari amaboko y'abarozi. Imana ibagukureho. Umurozi arakuroga, akakuroga inyatsi bikemera kandi uri umunyamasengesho, kubera ko ntabwo uragera kuri levo. Ukeneye gutunga amasengesho muri wowe. Akanga umurozi yakuroga akarara adasinzira, avuga ati neneho umwuka w'Uwiteka umuri harampitana. Njyewe umurozi yigeze ajya kundogesha muri Tanzania, arandogesha ndi umukozi w'Imana, aragenda ngo yishura amafaranga kubera ko nari mubangamiye mu buryo nasengaga. Neneho ageze wumva ikintu cyansekeje, ngo barazuminga na telefone, uko telefone izuminga, uwo murozi ngo bajyaga bazuminga mu ihembe ngo andebera mu ibasi, bakamubwira ngo uriya muntu uko adafatika, ngo bakanzuminga ngo bakabona zumu yabo ntabwo imfata. Reka nkubwire, tunga amasengesho ugere ku rwego umurozi akuroga akarara adasinziriye. Utunga amasengesho ugere ku rwego umurozi avuga ngo azaguhitana, akarara mu gitondo inka ye yapfuye, Imana ikaba ariho itanga igitambo ndetse mu bye. Utunga amasengesho ku buryo utuma umurozi agurisha isambu, amafaranga yagapfa ubusa. Nabonye umuntu asenga ariko Imana ikamushyigikira. Umugabo ejo bundi Nyagatare, we nashobora kuba areba iki kiganiro, yaransekeye musengera. Yarambwiye ati nagiye ku mupfumu nishyura 600. Hari umugabo w'umuturanyi wari umereye na nabi, baburanaga ibintu bijyanye n'amasambu. Ngo bamare kuburana, umugabo baramubwira ngo genda uzane ibuye ry'uwo mugabo murimo muraburana, riri mu rugo rwe urituzanire. Reka mbabwire bene da, niba ari umuntu uvunika kenshi ni umurozi. Umwanzi wawe avunika kenshi, arara adasinzira ashaka kuzakwica, ugaca mu gitondo umunyuraho uri muzima, akagurisha isambu ye agira ngo upfe, ugaca mu gitondo Imana ikuzamura, akavuga ngo uzapfa udashingiye, ugaca mu gitondo umuhereza invitation, akavuga ngo uzapfa utabonye akazi, ugaca mu gitondo umuyobora mu murenge. Niba ari umuntu uvunika kenshi, ni umwanzi wawe n'umurozi. Umugabo ngo aragenda saa 6 z'ijoro, kuri rwa rugo kurya mugabo yurira igipangu. Njya nibaza iyo bamufata bari kuhamwicira. Naramubaje ngo iyo bagufata ati ubwonko buba bwagiye. Ngo aragenda azana ibuye, ngo arijyanira wa murozi w'umupfumu, ngo amare kurimuha aramubwira ati wowe itahire,
ejo saa 8 uzasanga umugabo yapfuye, ubwenge bwe ati nene ngo bafata ryabuye bari kuba kurindi we gisarabwayo ngo rihinduka ikintu kimeze nk'ifu, baramubwira ati ubu ubwonko bwe turabufite, tugiye kubanza tumusaze saa 8 araba yapfuye. Umugabo abahereza miliyoni 2. Naramubajije none se mu nzu y'Imana basi washizemo iki? Ati nasanze bari kubaka n'urusengero n'umufuka wa sima kugura birananira, ariko ajyanira umupfumu miliyoni 2. Mwene data, ubutunzi bwawe kugira ngo bujyane mu byaha bukoreshereza Imana izaguhemba, kuko Tabita ntiyazuwe n'amasengesho, Tabita yazuwe n'imirimo. Umugabo ryabuye aragenda ari ku cyizera ngo ategereza ngo neneho ajya hafi y'ujya mugabo ngo akajya runguruka agategereza ko bavuga ngo yapfuye. Babona umugabo zasaba amubwiye saa 8 arizamukiye. Babona umugabo arigendeye yigera mu kabari, yari n'umupagani ntiyarakijijwe, ariko umugore we yari umunyamasengesho. Ndeka nkubwire umugabo unkurikiye, ujye ureka umugore wawe asenge. Ushobora wo kuba ufite intege nkeya, umugore wawe akagufasha gusenga ukambara imbaraga. Ushobora kuba uri umugore udafite umwuka wera, ndeka umugabo wawe asenge. Gusenga ni imbaraga dutunga mu buzima bwacu zituma dufata mpiri imigambi y'umwijima. Umugabo babona ntacyo babona bigeze saa 12, ejo burakeye, ukwezi kurashize, amezi 3 arashize. Umugabo ati naruhiye iki? Ndashaka kukubwira ikintu kimwe, nubona umunyamasengesho ujye umwubaha. Biravuga ngo tugaragara nk'abatariho, ariko dutungishije benshi. Amasengesho ni intwaro dukoresha ihambura imigozi yose. Uzarebe iyo wagiye kwa muganga bakakubwira ko nta ndwara ufite, wavuwe n'umuganga w'umunyamasengesho akubwira ati rero ndabona naniwe, ahasigaye no gushaka abanyamasengesho. Mwene data nkubaza, nta mafaranga ufite, nta mashuri ufite, nta buranga ufite, nta nzu ufite fatika, nta mashuri akomeye afite, unanigwe no gutunga umwuka wera? Niwe yatunga umwuka wera umuntu ajya kubahira ko ufite Imana. Nge naturanye n'umusilamu, musilamu bamuzuye ndi mu bukode, Imana itarampa inzu yanjye, ndashimira Imana ko yanampaye inzu, ibihere bw'icyubahiro. Musilamu mugeramo amezi 6 arantuka. Bene data reka mbabwire, ubukode buraryana, Imana igukure mu bukode. Umusilamu arantuka aransomera. Gitondo kimwe amapriyave asohora ibintu byanjye, umunsi yari gusohora ibintu byanjye abisohora ntukavuga ati ubundi iyo Mana ikumariye iki? Yesu we, ndeka mbabwire nabonye Imana aho Imana itagikoze isoni. Umusilamu akimara uwo munsi Imana irambwira ngo iyo nzu uzayibamo amezi 6 yandi kugira ngo yuzuze umwaka, kandi nta n'igiceri cy'icumi uzamwishura. Ngira Imana ngiye kuzambura kandi uri Imana, ubwo sinzaba nambuye. Imana iti humura mfite uko nzabigenza. Umusilamu yabonaga baza gusenga ati iyo Mana usenga batakwishurira ni imezite, iyo Mana kutayibwira ngo amafaranga. Umva igitangaza cy'Imana, uwo munsi yampaye prive ndasohoka mu nzu, Imana yamukubise ikintu cyitwa umusonga, ikintu cyihembe gutya mu mutima, kiramufata kiramujegeza. Umugabo waraza bajya kwa muganga biranga, barirukanka mu magwariro yose. Umugore aramubwira ati ariko karakana nubwo twakabwiye ngo kagende kajyaga gasenga, tukabona abantu bari kwirahira batura mwana n'umukozi w'Imana. Abwira umugabo ati reka tugende turebe ko nibura dusengera. Umugabo ati kandi twamaye prive twanamusuzugwe twanamututse ngo iyo Mana imumariye iki? Baraza bangezeho bati tuvabarire udusengere. Ndasenga, mva igitangaza cy'Imana. Sasa muri kwa gusenga Imana irambwira ngo banzu bihanishe, ntimuvuge ngo Mwami Yesu. Umugore ati Mwami Yesu. Umugabo ati ndishe ntabwo nabivuga. Umugore ati tuvuga, ndi kwipfira wowe kunanirwa kuvuga Yesu biragutwara iki? Umugabo aravuga ngo Yesu. Ndasenga ryahembe wa musonga wari uri mu gituza cyawe urahagarara. Barangije barambwira ati tubabarire mukozi w'Imana, twe twaguhaye prive n'ubundi ugomba gusohoka, tubabarire ube hano tukongeje n'andi mezi 6 y'impoza amarira kuko twakubwiye nabi, ariko ube hano kugira ngo ujye dusengera. Ndavuga nti ntabwo ndakomeza kuba muri inzu yanyu aho kumuyitere n'akarangi. Bati turagatera, bateramo n'akandi karangi, nyiberamo free, umwaka uratoboka. Imana reka mbabwire, Imana ijya yiyaranja mu bibazo, Imana ikagutabara. Umva Imana nabonye, wikwisuzugura, wikwisondeka, tunga Yesu gusa, tunga amasezerano y'Imana, ube mu Mana ukiranuka. Ikintu kibica ni kimwe, mwene data, ikintu kikwica ni kimwe, no gusenga ugasambana,
ugasenga ukaba umutekamutwe, ugasenga ukesikoroka, ugasenga ukaba indaya, ugasenga ukajya mu kabari, ugasenga ukajya buwate. Donc ntiwera imbuto zikwiriye abihanye. Ndakwinginze era imbuto zikwiriye abihanye, uve mu byaha, ukorere Imana, ukizwe neza. Nubabara ubabarana amasezerano. Umva ikintu gitangaza Imana ni uguhamya Imana mu byaha. Guhamya Imana mu byaha. Wagera imbere y'umukobwa ukavuga otoya hari Yesu namenye. Waba uri umupfakazi umugabo yaza yakubwira ati dore baragusora mu nzu ndakwishuriza amezi 2 ukavuga ngo hari Yesu namenye, ntabwo ndajya gusambana kugira ngo mbeho. Yesu iyo umuhamije aho abandi batamuhamye ajya amanuka akagutabara. Shalom, ndagukunda. Ni Prophet Manivuga. Ese ubuhamya hari icyo bugufashije? Imana iguha imbaraga zo gusenga. Shalom, amen.